mwese mumeze neza ahantu muherereye mwese mu buryo butandukanye navuga ngo iki reka ngende nsuhuza by'umwihariko abafana ba Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport, niya kipe nyine yambara ubururu n'umweru. Hari abantu batandukanye cyane bayifana cyane. Reka nsuhuze umuntu witwa Mukundwa Nestor. Hari umeze ute? Nizere ko umeze neza cyane. Twe turacyari umuvuduko TV, ibintu byose bikomeje kugenda biba bon. Hanyuma turagenda tugaruka ku makuru avugwa muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport twagiye tubabwira abakinnyi batandukanye bagiye bayivamo abandi bakayijyamo ku buryo butandukanye. Twagiye tubabwira saga ya Munyakazi Sadat, umuyobozi wayo, buryo byagiye bigenda bikajya muri RD bakagera naho yandikiye Perezida wa Repubulika, hanyuma biza no kuba ngombwa ko bis bari bafite nayo kubera umwenda babayifasha. Hanyuma rero amakuru agezeho nuko kora subscribe ku Muvuduko TV. Nababwiye ko ibintu byose byihuta, ariko kugira ngo bitagusiga, Umuvuduko TV ni igisubizo cya mbere. Na Sadat yemeza ko mu minsi ya vuba ubuyobozi bwa Rayon Sport bwiyemeje kugaruza vuba bisi ya Rayon Sport yafatiriwe na sosiyete Akagera Business Group yabagurishije iyo modoka. Iyi modoka rero yo mu bwoko bwa Photo AUV itwara abakinnyi ba Rayon Sport, ifite agaciro ka miliyoni buri ijana. Yari yamuritswe ku itariki ya 28 Ugushyingo 2018, ishyikirizwa ikipe ya Rayon Sport ku mugaragaro. Hari tariki nyine yaje gushyikirizwa Rayon Sport ku itariki ya 28 Gashyantare 2019. Muri Gicurasi uyu mwaka nibwo sosiyete y'Akagera yongeye kuyisubiza nyuma y'uko ikipe yananiwe kwishyura miliyoni 39 mu gihe cyagenwe. Ni amafaranga yari asigaye kuri miliyoni 51 iyi kipe igomba kwishyura Akagera kugira ngo yegukane burundu iyi modoka. Hanyuma abafana ba Rayon Sport mumeze mute? Twizere ko rero twe nk'Umuvuduko TV turagenda tureba amakuru atandukanye. Hanyuma rero kuva ikipe yihawe muri Werurwe 2019, impande zombi zari zumvikanye ko Rayon Sport izajya yishyura nibura miliyoni enye n'ibihumbi 200 buri kwezi kugeza igiciro cyayo cyose kirangiye miliyoni nyine 51 z'amafaranga y'u Rwanda zasigaye. Hanyuma iyi kipe ntiyigeze yishyura kuva muri Kanama, bityo Akagera Business Group yisubiza imodoka. Munyakazi Sadat yabwiye Rwanda Magazine.com ko dukesha inkuru ko we nta komite ayoboye bihaye ibyumweru nibura 2 ngo iyo modoka ibe yagarutse mu maboko ya Rayon Sport. Kongs kuri Munyakazi Sadat n'abandi baza barimo bafatanya rero, yavuze ko bari kuvugana n'Akagera Business Group uburyo bakwishyura amafaranga yasigaye, bityo nabo ngo bakaba bakoraho amande ya miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda y'ubukererwe bwo kwishyura. Ati bari baduhaye ibyumweru 2 igatezwa cyamunara, ariko twavuganye ko tugomba kubishyura. Nabo batwemerera ko nitugaragaza ubushake bwo kwishyura bazakuraho amande ya miliyoni 11. Wow, rero urumva ko Sadat ndakeka ari akantu akoze. Sadat, abakinnyi baragucitse, ariko still ndakeka kuri muragenda fighting hard kugira ngo ube wagarura ibyishimo ikipe ya Gikundiro. Hanyuma Sadat yakomeje avuga ko aba Rayon bazagira uruhare mu kugaruka kw'iyi kipe yabo. Ati ntabwo tuzabyifashamo nka komite gusa, kuko hari n'uruhare runini abafana ba Rayon Sport bazabigiramo. Sadat Munyakazi rero ntimuzagenda mumubona hano. Hanyuma rero Sadat yavuze ibi nyuma y'uko kuri uyu wa kabiri Rayon Sport yatangije uburyo bushya abafana b'ikipe bajya bateramo inkunga ikipe yabo bifashishije mobile money. Ubu umufana wa Rayon Sport ufite nomero ya MTN ushaka gutera inkunga ikipe ye azajya yandika code, ubwo nyine na akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 ibihumbi 8, hanyuma urwego yes. Ndasubiramo rero ku bafana ba Rayon Sport mwese. Hanyuma nukuvuga ngo hari akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 02
ibihumbi 8 urwego. Yes, iyo umufana amaze gutanga amafaranga akoresheje ubu buryo ahita ahabwa ubutumwa bugaragaza ko amafaranga yoherejwe yageze aho yashaka kuyohereza. Si ubwa mbere Akagera Business Group cyangwa se ABG ifatiriye imodoka ya Rayon Sport, kuko no muri Nyakanga 2019 yayifatiriye bitewe n'umwenda wa miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda za Meza na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda z'imodoka yayiku uruye lockdown cover ubwo yari yapfuye. Rayon Sport yashubijwe imodoka tariki 9 Kanama uwo mwaka nyuma y'ibiganiro byahuje impande zombi. Aba Rayon muri tayari ko mwafashe ikipe yanyu kugira ngo yegukane yongere igaruke kandi kugarukana nyine igarukana iriya modoka yayo. So ni ibiganiro tugenda tuba hirya no hino. Muribuka ko igikombe cya shampiyona y'u Rwanda cyo cyamaze kwegukana n'ikipe ya PRFC. Nyine hari imikino yari isigaye ariko kubera lockdown cyangwa se guma mu rugo ntabwo byakunze ko bayikina, kubera ko nyine abantu batinyaga kujya hari abantu benshi. Nongera mbibutsa amabwiriza cyane yo kwirinda kwandura cyangwa se gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus. Cyambere coronavirus cyambere ari mbere na mbere reka twe tubabwire ko hari ya gahunda ya polisi yitwa ntabaringe ushobora kwanduza abandi, ntabaringe ushobora gukwirakwiza ubwandu. Hanyuma rero ikindi ni ukwambara neza agapfukamunwa, kagapfuka nyine umunwa n'izuru, kuko iki cyorezo cya coronavirus cyandurira mu matembabuzi. Hari imyirase cyangwa se twaducandwe nyine. Urabona uko umuntu avuga, hari uducandwe dutaruka, agapfukamunwa yo kabigufashamo. Ikindi no kwirinda kujya hari abantu benshi ndetse abantu bagahana intera, social distancing. Hanyuma ikindi nanone ni ukoga kenshi ibiganza, amazi meza n'isabune hafi aho. Ikindi rero wowe wakora munyarwanda ndetse n'umutuye isi wowe, ariko abantu bigagara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wego bagiye kubahamiriza kwera bari abanyeshuri kugira ngo, kuko n'ubundi ngo online mwayifatira ariko abafana ba Rayon Sport nyine barimo. Twabwiraga ko ikipe ya Rayon Sport, umunyakazi Sadat w'ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko nyine bisi yabo igiye kugarurwa vuba cyane. Twizera ko bizagenda neza kwe. Twero turi Umuvuduko TV online on YouTube. Subscribe yawe irakeneye kugira ngo dukomeze tugende tubijyana boneza ibintu biba bon barambara. Reka dusuhuza abantu bari Burundi bafana Rayon Sport, abantu bari Tanzania bafana Rayon Sport kano biti, abantu rero bari mu France nabo bagenda bafana Rayon Sport. Reka twizere ko meze neza cyane. Ikindi rero wakora kugira wirinde coronavirus, so my friend, you take that hand sanitizer, ishobora kugufasha cyane. Kandi buriya nanone mu gihe ariko anyway kuri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda twigiye kubona ngo abamotari bari mu banduye, mu bagize ubwandu, ariko icyo kintu bahise bagikaruma. Rero nanone nimba uteze moto, my friend, gerageza koga neza, urebe ko wa muti uhari, urebe ko ufite agatambaro mu mutwe mbere yo gushyiramo casque. Wewe bisi nabonye ejo naganiraga n'abamotari batubwira bati umuvuduko salama. Urabona twebwe nyine ibintu badukoreye, bavuze ngo dukureho kirahure cy'imbere kuri motari nako kuri casque ku muntu w'umugenzi. Abagenzi rero mugendamo ko betwa n'iriya mbeho mugure filme wa mugani mu gihumekiyemo ntiwakwanduza abandi. Twe turi Umuvuduko rero, ciao. Twabwira ko ikipe ya Rayon Sport ifatanyije n'ubuyobozi bwayo, cyane president wayo Munyakazi Sadat, bagiye kugarura ya bisi nyine yabo. Reka rero mubabwire ko twe turi Umuvuduko TV, byose birihuta ariko kugira bitagusiga. Stay in touch.